Kongeye kubasuhuza abakunzi ba Philadelphia TV. Turagarutse nyuma y'inyigisho nyinshi tumaze iminsi tubaha. Uyu munsi twongeye kugira ubuntu n'Imana kugira ngo twongere duterane, ariko kandi ndabakiraho muri hose mu majyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba, iburengerazuba. Uyu munsi tugiye kwigana n'umukozi w'Imana cyangwa se umwambasaderi w'Imana hano ku isi. Ndabizi ko afite ijambo ry'Imana rikomeye cyane. Bamwita 𝗂𝗃𝗵𝗵𝗺. Hari abasanzwe mumuzi cyane cyane hirya no hino mu gihugu kuko arigisha cyane no hanze yacyo mumaze kumumenya. Uyu munsi rero agiye kutwigisha ku ijambo. Hari ibyo mvuze amazina ariko hari yindi myirondoro yakatubwiye, reka muhe umwanya yivuga anakomereza twigishe inyigisho y'ino munsi biteguriye. Nibyo nitwa 𝗂𝗃𝗵𝗵𝗺. Ndo muvuga butumwa kuri channel zitandukanye. Iyo wanditsemo 𝗂𝗃 n'ubundi urambona. Ubu rero ndo muvuga butumwa uko nari mbivuze, ni nacyo cyatuzinduye kugira ngo tuze twongeye tuganire n'abantu ijambo ry'Imana cyangwa twigisha abantu ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero dufite ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ngo tegereza Imana kuzizaza. Kubera ko abantu benshi dukurikije ibihe turimo n'igihe tugezemo n'ibihe turimo bigenda binyeganyeza abagenzi, bigatuma bateshuka bakagenda bamwe bava mu nzira bagenda bagwa nko mu gihe gitambutse nyamo murabizi mu gihe cya covid. Buriya twagushije abakristo benshi uyu munsi batigeze bongera ndetse no kugaruka. Hari abagarutse ariko n'abagiye uyu munsi tugitegereje. Biterwa n'iki rero? Hari igihe umuntu aba mu rusengero akumva ko ibintu byose bizagenda neza, ariko uyu munsi tubazana ijambo rivuga ngo dutegereze Imana. Tegereza Imana, kuza Imana byanze bikunze izaza. Wenda dufite umwanya muto, ntabwo ubutaha tuzakomerezaho, ariko mu gihe dufite tuje kubwira abantu ngo bategereze Imana. Turifashishije ijambo ry'Imana rero riri muri Yesaya ibice 64 niho tugiye gusoma umurongo wa 2, turasoma imirongo 2, umurongo wa 2 ndetse n'umurongo wa 3. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ava ngo ubwo twakoraga ibiteye ubwoba tutabyibwiraga, waramanutse imisozi itengukira imbere yawe. Kuko uhereye kera ntabwo abantu bigeze kumenya cyangwa kumvisha amatwi no kurebesha amaso indi mana igira ikimara uyitegereza itari wowe. Amen. Muri make abo turi kumwe ni ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho. Uyu n'umuhanuzi Yesaya, wenda twasubira ku murongo wa 3 kugira ngo abantu bawumve neza, ni naho turi buganireho. Wo uravuga ngo kuko uhereye kera ntabwo abantu bigeze kumenya cyangwa kumvisha amatwi no kurebesha amaso indi mana igira ikimarira uyitegereza itari wowe. Muri make uyu muhanuzi witwa Yesaya ku murongo wa 1 yaravuze ngo icyamugasatura ijuru. Yari yizeye Imana ko byanze bikunze Imana ihari. Yari yizeye nk'umuhanuzi wayo, kandi Yesaya murabizi guhera mu gice cya mbere ni umuntu wahanuye rwose ubuhanuzi bufatika bugaragara ndetse bwaje no gusohora. Yagiye hanura ubuhanuzi bwaje gusohora na nyuma yarapfuye. Uyu mugabo rero witwa Yesaya ari mu bahanuzi bakuru. Burya Yesaya ari mu bahanuzi bakuru. Aba ngo icyamuha Imana igasatura ijuru, ijuru rigasatura ikintu, Imana ikamanuka, imisozi igatengukira imbere yayo. Yarabizi, yarabyizeye neza ko Imana ifite ubutware, ifite ububasha bwo kuba yagira ikimarira Abisirayeli. Avuga aya magambo 3 akomeye turi buvugeho ngo kuko uhereye kera ntabwo abantu bigeze kumenya cyangwa kumvisha amatwi yabo no kurebesha amaso indi mana igira ikimarira umuntu ugize gute uyitegereje. Haleluya. Ni ijambo rero shabuya ngo tuganireho. Ese umuntu Imana yitegereza ate? Imana se umuntu yayitegereza he? Twebwe abagena mu makwasteri, abagena muri zibisi, haje umuntu abafite agakarita akozaho kuri bya byuma bakarako amafaranga ariho, ariko harana umuntu ategereza icyo kinyabiziga bagomba kugendamo. Ni Imana rero tugiye kureba ese Imana umuntu yayitegereza. Imana yasanga hehe umuntu? Turifashisha n'ubundi ijambo ry'Imana riri muri Luka ibice 8 umurongo wa 40 kugira ngo tubashe gusesengura iki ijambo rishatse kuvuga. Niki Imana Yesaya arimo kuvuga ngo abantu bagomba gutegereza, umuntu ayitegereza he? Hano rero muri Luka hari umuntu wategereje Imana.
biratubwira mu bice 8 bya ubutumwa bwiza bwa Luka harimo umuntu wategereje Imana. Ku murongo wa 40 waravuga ngo Yesu akigaruka abantu baramwakira kuko bose bari bamutegereje. Nuko haza umuntu witwaga Yayiro, umutware w'isinagogi, araza yikubita imbere y'ibirenge bya Yesu, aramwinginga ngo aziwe, kuko yari afite umukobwa w'ikinege wari umaze imyaka nka 12 avutse kandi yari agiye gupfa. Biratubwira ngo akigenda abantu benshi baramubyiga. Haza umugore umugongo wari ubimaraye imyaka 12 kandi wari warahaye abavuzi ibintu bye byose, nyamara ntihagira n'umwe ubasha kumuvura. Nuko amuturuka inyuma akora ku ncunda z'umwenda we, uwo mwanya amaraso arakama. Yesu arababaza ati ninde unkozeho? Bose bamaze guhakana, Petero na bagenzi be baravugana bati erega databuja abantu barakugose barakubyiga, nawe ukabaza ati ninde unkozeho? Uyu mudamu ngo Yesu abantu bari bamutegereje kuko Yesu yanyuraga muri kiriya gihe abantu barabyiganaga. Uyu munsi dufite ikibazo hirya no hino no mu madini, ugasanga aho bwisengera abantu bazishizemo. Abantu nibahamagara Yesu yongera zibemo kuko Yesu nazibamo. Abantu nibazabona ahantu bicaza abantu. Haleluya. Bazabyigana. Yesu aha nari abantu barabyigana kuko imirimo n'ibitangaza birakoreka. Tujya ngo tubwize abantu ukuri. Bayobozi muyoboye insengero, ba bishop n'abandi, nimuhamagare Yesu yongeraze mu byicaro mu nsengero muyoboye. Nahagera nimuzabona aho mwicaza abantu. Hara tujya kubwiriza ugasanga insengero zirimo amagare, ziparitsemo amamoto, abantu kubera iki? Abantu bazivuyemo. Nuje gusanga mu bihe nk'ibi by'imvura byatangiye ugasanga ari izigare hehe mu rusengero. Yesu rero yahageze, igare ntiryinja mu rusengero kuko abantu barabyigana bakabura aho bicara. Cyane. Tuje kubwira rero ngo tegereza Imana. Hano rero hari umuntu watse Yesu gahunda cyangwa se mugezeho ikibazo afite, aramubwira ati rero Yesu ndagira ngo tujyane, mfite umwana w'imyaka 12 kandi uwo mwana ni ikinege. Mbwira abantu ko iyo ubuze mu mwanya wo gushaka Imana, Imana igushakira umwanya. Abantu uyu mutware w'isinagogi n'abantu bayoboraga amasinagogi, n'abayuda bigiraga amategeko mu gihe cy'abayuda. Uyu muntu abantu ntabwo bemeraga Yesu. Ariko indwara igeze ku mwana we w'imyaka 12, igikurikiye umwana ngo yari ikinege. Abati kuri mugabo ntanamwemeraga, none akana k'ikinege nayifite kakaba kagiye gupfa, iyo ndabigenzane. Ariko uyu mugabo yigira inama yo kuva ku izimu. Turabwira abantu bo banze gukizwa, banze kwinjira mu rusengero, nimuze kwa Yesu byanze kuze kuko nimutaza Imana izabashakira ibizatuma muza. Uyu mugabo rero ngo aragenda abwira Yesu ikibazo yari afite, ati ngewe nubwo naje hano gutegeza muri abantu bara, ariko mfite kandi k'imyaka 12 kararembye, kameze nabi, karashaka gupfa. Yesu wambabara ukaza ukanyiriza umwana. Yesu avuga ati nta kibazo gihari tugende. Ariko ngo muri iryo tano ryaraho mu muhanda abantu ibihumbi n'ibihumbi harimo umugore. Haleluya. Amen. Ngo harimo umugore wari umaze imyaka 12 ava, yararwaye indwara y'abagore yo kuva. Uyu mudamu twamuvugaho ibintu byinshi, harababyumva bakumva ko ari ibintu bimeze nk'amateka. Oya, uyu mugore yarababaye bandugu. Abo turi uyu mudamu yarababaye. Uyu mudamu baramuvuje. Nimusanga muzasanga ubu turimo kurangira abantu kugira ngo baze bategereze Yesu hakiri kare. Uyu mudamu ngo bafashe ibintu by'amasambu, ibintu by'amatungo bari bafite barabigurisha, bajya kuvuza uyu mudamu. Uyu mudamu indwara iranga umwaka wa mbere 2 3 4 bajya mu bapfumu, ibintu biranga. Munatubwira bageza kure izi nkuru, hari indwara, hari ibibazo bitegereza Yesu. Uko byagenda kose hari ibibazo, hari indwara, hari ibibazo byirundanya ku muntu bigategereza Imana yonyine. Uyu mudamu rero byagenze biti? Uyu mudamu ngo igihe cyarageze batanga ubutunzi bwabo bajyana mu bapfumu, baragenda baragerageza, ariko ibintu birananirana. Bimaje kunanira rero uyu mudamu aza kumenya ko uyu Yesu ari bunyura aha hantu muri iyi nzira. Nawe araza rero, aje kugira ngo arebe ko byibuze uyu Yesu hari icyo yamumarira. Abantu bose babaye, abantu bose bafite ibibazo, turabarangira nimuze kwa Yesu. Natwe twahageze, ibintu byaranze, ibintu byaradukomeranye, ariko tugeze imbere ya Yesu rwose ibintu biremera. Haleluya. Uyu mudamu rero ngo yumvise ko Yesu bamujyanye ahandi mu rugo rw'umuntu, ngo ariyeranje arabyigana.
mu gutegereza Imana habamo no kubyigana. Mu gutegereza Yesu harimo no kubyigana. Uyu mudamu ngo arabyigana akora ku ncunda z'umwenda wande wa Yesu. Ngo akizikoraho gusa. Akizikoraho gusa igitangaza kirakoreka. Akizikoraho muri we yumva ibintu birahindutse. Tubwira abantu ngo iyo ukoze kuri Yesu byanze bikunze ibintu birahinduka. Iyo utegereje Imana, Imana ukayibona, byanze bikunze ibintu birahinduka. Uyu mudamu rero ngo yarabyiganye aranje akora kuri Yesu. Amaze gukora kuri Yesu, muri we cyago yari afite, bwa burwayi yari afite bumaze igihe kirekire, yumva muri imbaraga za Yesu ziraje zikoze imirimo. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ngo ako kanya ibyarugendo Yesu ararusubika, ibyarugendo rurahagarara. Yesu aravuga ngo ninde unkozeho. Muzahasanga ba Petero hano bajya impaka na Yesu. Babati urabona ibihumbi by'abantu bikuzengurutse, uba maboko twaye amaboko dufata abantu twigizayo, nawe rwose Yesu urasetsa ukavuga ngo hari umuntu ugukozeho. Yesu aravuga ngo hari umuntu unkozeho kuko numva hari imbaraga ivuye muri njyewe imvuyemo, hari umuntu unkozeho. Mu gutegereza Yesu rero harimo gukora kuri Yesu, kandi iyo umukozeho biramenyekana. Ari Yesu wakozeho arabimenya, nawe umukozeho urabimenya. Yesu aravuga ngo hari umuntu unkozeho kuko numva hari imbaraga igize gute imvuyemo. Ntabwo twasomye amagambo menshi wenda avuga kuri iyi nkuru, ariko ngo umudamu barahagaze bajya impaka, ariko Yesu ngo aravuga ngo hari umuntu unkozeho kuko hari imbaraga imvuyemo. Aranje rero ngo uyu mudamu arebye yitegereje Yesu, asanga Yesu adahishwa. Yesu ntahishwa. Ibyawe arabizi, aho urara arahazi, ubuzima ubamo urabuzi, ibikugoye Yesu arabizi. Uko byagenda kose ishingikize kuri Yesu, umutegereze. Uko byagenda kose Yesu azagira gute? Azaza. Uyu mudamu ngo abonye ko Yesu adahishwa, atangira gutanga ubuhamya. Haleluya, amen. Iyo twageze kuri Yesu dutanga ubuhamya. Umuntu wese wageze kuri Yesu akamukoraho atanga ubuhamya. Nubona ugera mu itanu ugasanga abantu ni barimo kuvuga imirimo ya Yesu n'ibitangaza bya Yesu, iryo tano rizaba ryapfubye. Uyu Yesu tumugezeho hari amateka yahindutse. Amen. Haleluya. Amen. Hari amateka yahindutse, niyo duwe n'abantu bati ni mwebwe. Hari ibintu byahindutse kubera ko twakoze kuri inde? Kuri Yesu. Wakora ku bantu n'ibigira icyo bitanga, twishingikije ku miryango biranga. Jova yari niko yarimbye hari iyereka murayizi. Yaba ngo twashakiye mu mashuri twize biranga. Hari nabashakiye mu miryango ibintu bigira gute? Biranga. Hari nabashakiye mu buzima busanzwe ibintu biranga. Ngo ariko Yesu tumugeze ibintu bigira gute? Biremera. Iyo umuntu ageze kuri Yesu ibintu biremera. Zana ibyaha byawe kuri Yesu bizemera. Zana uburwayi ufite kuri Yesu ibintu bizemera. Zana ibintu byose bikugoye kuri Yesu. Wibyicarana wagiye mu bapfumu byaranze, wagiye hirya no hino byaranze, ariko iyo umuntu ageze kuri Yesu ibintu biremera. Yesu tumugezeho ibintu bigira gute? Biremera. Uyu mudamu rero tudatinze yatanze ubuhamya, avuga ahantu hose yagiye ajya kwivuza, ukuntu byanze, ukuntu umugabo yamwirukanye mu rugo. Ntabwo uyu mudamu yarakiri mu rugo rwe, byari byaranze. Umugabo ati uburwayi sinabwihanganira, nagushatse kugira ngo mbere umudamu, ntabwo nagushatse kugira ngo ubu umurwayi uva ku itariki ya mbere ukanze imyaka 5-7 yamwirukanye na 12 itaragera. Ariko uyu mudamu aza kugira amahirwe. Haleluya. Aza kumenya ko hari umukiza waje witwa Yesu. Abari bamwitaga mwene Mariya, ariko arabatoya. Numvise uwo mugabo bavuga ko akora ibitangaza, numvise uwo mugabo bavuga ko yavuye mu ijuru. Reka njye mu gitane Yesu agize gute? Arimu. Byanze bikunze ndabyigana njyewe, nakora ku inorye, nakora ku mwenda we, byanze bikunze ningura kuri Yesu, iyi ndwara izagira gute? Izakira. Dutangariza abantu ko mu gutegereza Imana haba hagomba kubamwe no kwizera. Kuvuga ngo byanze bikunze ngiye gusengera iki ngiki, ngiye kujyana icyifuzo imbere y'Imana, byanze bikunze ningera ku Mana nkabiyibwira ikibazo cyanjye, Imana izagira gute? Izagikemura. Bibiliya rero iratubwira ngo Yesu aguma aho ngaho, uwo mudamu ari gutangira ubuhamya, n'urugendo rwose ubwo rurahagaze, murabyumva neza. Aranje rero ngo Yesu akomeza kwiyumvira ubuhamya. Namaje kumenya neza ikintu namenye mu bintu by'Imana, Yesu akunda ahantu bamuvuga neza cyane. Haleluya. Yesu akunda ahantu bamuvuga neza. Yesu akunda ahantu bamutangira ubuhamya. Kandi niko bimeze. Natwe kera tukiri mu byaro, hari abasaza bengaga ibintu by'inzoga, none abantu bakicara gusa banywa, bamubwira neza bati rwose hano ku murenge, hano muri quartier hano dutuye niwe bavuga neza kugira ngo babongere iki izindi. None akabati cyaba kongeresha ati bavuga bati ati nukuri bakongeresha
fata uruhu bonye bakongeresha bavuga ati hano abantu bose bavuga ko uri umubosi bavuga ko uri umuntu mwiza rwose niyo abantu bagiye kuguhingira bavuga ko bahemba neza ngura nabugabura saa sita bakongeresha Imana rero nayo namaje kumenya neza mu byo dukora byose ko kuvuga Imana neza bizana umugisha kandi wayivuga nabi bikazana iki umuvumo ibyo nanje kubimenya neza uzasanga no mu butayu abantu bagiye bapfiramo n'abantu bagiye bitotombera Imana namoze bavuga Imana nabi batayizera bavuga ko yabajyaye mu butayu kujya gupfirayo kandi Imana yari yabamagaye ngo bajye hehe ibajyane Karani Imana ishimwe Yesu rongo atinda muri iyi giterane cy'umugore uri kumuvuga ibyiza bati rwose numvise imbaraga zawe ndumva nyize gwera uyu munsi ndasubira no kumugabo reka tubwira abantu ingo zananiye muratubeshya ntabwo mwigeze mugira kuri Yesu iyo umuntu ageze kuri Yesu haleluya amen iyo umuntu ageze kuri Yesu ibintu biremera urugo ruremera nutura n'umuntu avuga ko asenga birashoboka ko umuntu urugo rwamunanira kubera ibigeragezo byo birashoboka ariko akenshi urugo rurimo Yesu nibaze tubarangira umuti nibaze kwa Yesu ureko divorce zidahagarara ibi twabivuga turi mu rukiko aho divorce igiye kubera tukabwira umuntu ko najya kuri Yesu ibintu bizemera divorce tukayihagarika n'umuntu twavuga ngo yihagarike iyo ugeze kuri Yesu ibintu bijya gute birembe abatubungenge gusubira ku mugabo ko numva nyiriye muri literaniro ariko inkuru ibabaje Yesu mu gihe yatinze abantu bari kuvuga imbaraga z'Imana no gukomera kw'Imana hano muraza kwasoma ku murongo wa 40 muri bya bicu 8 ngo nuko akivuga haza umuntu uvuye mu nzu ya wa mutware w'isinagogi ubwo muramwibuka hano mwitaniro muramwibuka kandi twavuze no umuntu wahuruje Yesu amubwira ko afite ikibazo cy'umwana urwaye umeze nabi uwo nawe ari muri iryo tana batariko Yesu waretse ko umudamu twabyumvise waretse twa Yesu ati buretse nkugira ikibazo reka tube twumva ubuhamya hano no ku murongo wa 49 niho nagendeye cyane ngo nuko akivuga haza umuntu uvuye mu nzu ya wa mutware w'isinagogi ati umukobwa we yapfuye wikwirirwa urushya umwigisha ngeri ijambo rero ngeri ijambo ry'uyu munsi urumva Yesu ari mu giterane bari kuvuga imbaraga za Yesu umugore yatakaye murabizi matana y'umudamu wamuhaye mikrofone namwe abanyamakuru murabizi kugira ngo yimwambure yatangiye kuvuga imirimo y'Imana nuko yabyaye nuko yasamye inda nuko byagenze nuko muganga yamupimye nuko bavuze ko umwana acuritse akajya gusenga Imana ikabicurugura kumwambura mikrofone se umuntu amaze ngo biroroshye ntago byoroshye ngo araho rero haza umuntu uturutse mu rugo rwa wa mutware wari watumeye Yesu mbere aramuga ati wikwirirwa umwigisha wa mwana twagutegereje wacecetse byarangiye wa mwana yagize gute yapfuye ngaye inkuru ibabaje mu cyaparo cyo gutegereza Imana kwa Yesu hari n'igihe haza mwibibabaje akakondajya mu muze gukandika abantu turi kumwe mu iteraniro mu gutegereza Yesu hari n'igihe hazamwe ibintu utari witeze cyane ngo arangira amuga ati wikwirirwa urushya umwigisha wa mwana wasize watinze Yesu yakwemere mu gitondo abantu bawumvaga umubwira yari yabikwemereye none mwatinze muri ibi wa mwana byagize gute byarangiye bavandimwe duteranye rero kwa Yesu ibintu byarangiye nibyo abashaka nuba mu bintu babati byararangiye ura musore bizagenda bite ura mudamu bizagenda bite ibyo byararangiye ngiri ijambo rero kwa Yesu yabitangiye haleluya amen wikwirirwa urushya umwigisha kakana wasize karembye bahungiye byarangiye mwatinze byarangiye ndaye mbabwira ngo kwa Yesu ntabwo birangira mu bantu byarangira iwanyu mu miryango byarangira aho dutuye byarangira bakabivugiza n'indubaga bako byakurangiranye ariko nimba usenga Imana utegereje Imana kwa Yesu ntabwo birangira ahubwo biratangira amen uyu mutware ngo ava mu itana ajya gubuka kwiruka Yesu aramuga bati sirasigaruka ikibazo cyawe wakingejeho mbere impamvu twazanye ijambo ryitwa gutegereza Imana se ubwo nturyumva ni muryumva se urumva Yesu aramugana bati wangejeje ikibazo mbere uyu mudamu nubwo nkozo bwa kabiri ariko ikibazo cyawe ndakize ngaho ni munyumvire umuntu wari urwaye akoze kuri Yesu arakize kandi we abikoze bwa kabiri hari umuntu wari waramugejeje ikibazo mbere agiye gukiriza umwana none Yesu araho ngaho yumvise ubwo buhamya umwana bigeze ubwabo haje imbitsi urabizi ko ari abantu babika bakabati byarangiye mu kure y'amazi ariko kwa Yesu nibwo biba bitangiye cyane haleluya amen ngo aranje Yesu aramubwira ngo sirasigaruka ikibazo cyawe wakingejejeho mbere nubwo natinze izere gusa guma muri iri teraniro turashaka abantu baguma mu rusengero
ibibazo bikaza, inzara ikaza, intambara twumva hirya no hino za Ukraine n'Uburusiya n'ibiki byose byivagavanze, ibiryo bigahenda. Turashaka ko abantu baguma mu rusengero, ko umuntu yahura n'ibibazo bibangamiye ubuzima bwe. Ntibivuze ko agomba kuva hehe mu rusengero rw'Imana ngo agende ajye kugwa, ahubwo nabaguye mu bahamagare bagarukira ijambo niribazane baze bategereza Imana. Uyu mugabo namwigiye ikintu gikomeye, bavandimwe duteraniye hanga. Kuba umwana apfa bakaguruza ko umwana yapfuye, ukanga ibintu bya Yesu ukabigumamo. Wari wamubwiye ikibazo mbere? Kuba bakwirukana ku kazi ukanga Yesu ukamugumaho, mwaravuganye waramubwiye ikibazo ufite ngo azagikemura, kandi ukabona biranze. Iri jambo rero ripfunditse, abantu nibagaruke kuri Yesu. Abamugejeje ikibazo mbere, burya amasesho yawe yarayumvise, garuka wikwigira nabi. Mubwire abantu bagaruke, ntibagaruke dutegereze iki? Imana. Kuva twaragejeje ikibazo mbere mu masengesho, tukagezaho ikibazo mbere tubwiriza abantu bayo, byanze bikunze Imana izagira gute? Imana izaza. Nimutubwire abantu bategereze iki? Imana. Bibiliya tubwira iki? Iraba ngo uyu mugabo yaragarutse. Ngira ijambo rero riteye ubwoba. Ko baguruje ngo mu rugo byapfuye, ibintu byarangiye. Ejo nandi kubwiriza abantu barambaga bati inzira gurutse wa muyaga w'imvura iherutse ubushize. Nabandi byo nabwo byamvana mu mavuta. Inzu kuva Imana yarayimpaye. Nimba batagurutse kubera umuyaga, amabata azasubiraho. Batari kubwo nabwo uri kumva ibintu turi gukubura ko inzu yagiye igisenge kandi ko gurasaje cy'ingaramye. Ndase kumudabara batako se wa mugabo bita byawe. Undi bameze bidaba no cyagiye uwagishizeho n'umufundi nzaza agira gute? Hagisubizeho. Amen. Gutegereza Yesu mu bibazo. Hari abantu batubwirije nabi Imana, banayivuga nabi, bahamagara abantu ngo kwa Yesu biranagana. Murabizi ubushize n'inzu zose zibisengero bibakavuyo n'iki byose, abantu bategereza ibintu binagana barabibura. Ubu turi kubakira mu nsengero barimo kugenda bagaruka. Reka tubwize abantu ukuri, kwa Yesu byasharira, ariko kuva waramugejeje ikibazo mbere, Imana yaracyumvise. Amen. Nanjye nubwo umwana yansaba ikintu nafite ubushobozi bwayo, abati papa nyeneye iki n'iki, nose wakwibagirwa ko umwana yagusabye imarete, nose wakwibagirwa ko umwana uzamwishyura ishuri, wabura ubushobozi uyu munsi, ariko waragize gute? Warabyumvise. Imana rero ntibibuze, ariko Imana ikora kuki? Kugiye. Ngo uyu mugabo yagarutse mu iteraniro, umudamu arakomeza arashimba, bati nyamara bakubwiye ko umwana yapfuye. Umugabo atoya, Yesu yambwiye ko nguma hehe? Ahangaha. Abantu nibagume mu ijambo, abantu nibagume mu ijambo, abantu nibagume mu nzu y'Imana. Ku bibazo byaba si ikibazo, kuba inzara yatera si ikibazo, tugomba kuguma hehe? Mu ijambo. Mwibuke Yesu ijambo yasubije Satani amazi iminsi 40 n'amajoro 40 asenga Imana. Ngo Satani aje bati uri umwana w'Imana, kandi bivuze ibintu byose biremera. Dore aya mabuye. Ibaza aho Satani yereka Yesu amabuye. Aya mabuye wategeka, wabivugaho, turabizi nimba uri umwana we. Ariko kuki ubundi yashidikanyaga nimba uri umwana w'Imana? Kandi Satani abizi neza ko Yesu ari umwana w'Imana. N'abapfumu barabizi. Iri zina rya Yesu ringiri tuvuga, iri zina rya Yesu abantu bacuruza bakabaho, iri zina rya Yesu ririra abantu amashuri, iri zina rya Yesu ritunze abapfakazi n'imfubyi. Na Satani arizi ko ryavuye mu ijuru. Ko niko ijambo ry'Imana rivuga ngo haba mu isi, haba ikuzimu, haba no mu ijuru, nta rindi zina abantu bahawe. Haleluya! Abantu bakwiriye gukirizwamo uretse irya Yesu cyane. Satani we yarabizi. Kuki yashidikanya ngo nimba uri umwana w'Imana, fata aya mabuye yahindura iki? Umutsima. Kuko urabona ko ushonje. Kuki Satani ashaka gutegera abantu ukunda? Urubare Yesu ariko yamusubije ikibazo, maze iminsi mbwira abakristo b'uyu munsi. Yaramubwiye ngo umuntu ntatungwa n'iki? N'umutima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yo. Ngaya yaragarutse rero, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Haleluya! Ntabwo ari imiceri za kawunga bitunze abantu. Abantu bakwiye gutungwa n'amagambo y'iki? Y'Imana. Iyi Imana ivuze ijambo rimwe rishobora kugutunga wowe, rikazatunga n'abana bawe n'abuzukuru bawe, kubera ijambo yagize gute? Yakuvuzeho. Mubyibuka ko yigize aribwira Yakobo se? Yaravuze ngo iki gihugu uryamyeho nzakiguha, we n'urubyaro rwawe ruzakiba mwiki iteka. Ubu uyu munsi ni Isirayeli cyane. Ijambo Imana ivuze. Haleluya! No muri ritanimba ijambo Imana yavuga rimwe ryakubeshaho n'abazagukomokaho bose utakinariho. Bakayeba bati uriya ni wa mubyeyi wasengaga Imana n'ukuri. Haleluya! Uyu ni wa munyamakuru wakoraga Imana amanywa na nijoro, azamuka imisozi imvura imunyagira. Uyu ni Karenzi wavugaga ubutumwa, abandi b'abana be n'ukuri de. Urana ukuri Imana yabagire neza. Hari imirimo Imana ibasha gukora tutakinariho, kubera ko twakoreye iki? Iyi Imana yo mu ijuru. Imana ishimwe. Amen.
hano rero ngo uyu mugabo yaragarutse agaruka mu iteraniro ririmo Yesu arashikama gusubira mu iteraniro ririmo Yesu ariko wapfushije nujya ngo ni ibintu byoroshye akazi kabuze ukarigumamo inzara yateye muri Yesu ukagumamo ibibazo byaje muri Yesu ukagira gute ukagumamo ntabwo ari ikintu cyoroshye ariko iyo ugumyemo haleluya hanyuma yaho ubona ukuboko kw'iki kw'Imana ngo aya makuru arangiye byose umugore yarangije Yesu avuga ati madamu warangije ati rwose narangije Yesu nta kintu nsigaje ubu ngiye gusubira ku mugabo wanjye yari yaranyirukanye ariko uyu munsi nta mashimwe ubu ndataye Yesu ngo ahita abwira wa mugabo ngo tugende dukomeze Haleluya. Hanyuma y'ubu buzima hariho gukomeza abamama hanyuma y'ubu buzima hariho gukomeza ibi turimo ibi by'akarindagiza abantu barimo ibintu babona ibintu bidashoboka ubuzima bwacanze abantu bibazo ngo bizagenda bite hanyuma y'ibi imbere y'Imana ubuzima bugira gute burakomeza ngo bageze ku nyanja murazibuka izo nkuru bava mu Egiputa ngo impande n'impande hari imisozi miremire imbere yabo ngo hari inyanja inyuma ngo hari ingabo za Farawo n'umuriri zatojwe za gikomando ntabwo ari ingabo zisanzwe ngo bati turapfuye ariko ijambo Imana yabwiye Mose yavuze ngo mubaye iki bwira bise bakomeze bagire gute bagende ibintu by'Imana ariko byubatse ikibazo si inyanja ikibazo si inzara ikibazo si Farawo ikibazo si imisozi miremire bwira bise bakomeze bagire gute bagende se bajya imbere yari amazi babonaga ari amazi ariko ngo bayagize urumva ikibazo batinye inyanja iri kure yabo kandi Imana ibishaka ngo tuyisatire uyigereho ngo bayigezeho neza amazi ariko bakubita ku birenge urumva wamuyaga ukuntu ubuhuha ubakubita ku birenge atakomoze uku kwizera ufite nukuye ibintu uvuga ni ibiki baranje ngo Imana ibwira Mose ngo icyo ufite mu ntoki ni iki burya ngo yayisubije ati sinkoni ikize ntabwo yarazi n'agaciro ahari ngira ngo k'inkoni afite abati byo bintu byabereye hirya Imana imbwira ibimenyetso by'ibyo ngo Imana yamuga ngo yirambure hejuru y'iki y'amazi ngo akirambure hejuru y'amazi amazi yigira gute yigabanyemo kabiri iri jambo tukuzane niyo nkoni rambura ijambo hejuru y'ibibazo byose ufite utegereza Imana kuza ko Imana izagira gute Imana izaza amen 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 Yesu ngo aragenda aratambuka haleluya aratambuka abantu bamubonye ndashaka kubabwira akantu katumye Yesu atinda turashaka kugira ngo tubwire abakristo akantu katumye Yesu atinda haleluya amen haleluya Imana ikora nyuma Imana ibasha gukora nyuma mu bintu byatumye Yesu atinda byari kujya mu inshuti z'uyu muryango zose zibanze zegerana babona ibibana murakumvise se byibuze mu iteraniro mu bintu byatumye Yesu atinda kugera muri wa rugo umwana agipfa byari kugira ngo abantu babanze bagire gute begerane nabo batumye bakiri mu ngeno babanze bagire gute begerane birashaka kwibazo bishaka kugera ku mukristo ku muntu w'Imana Imana igaceceka ijya ngo bizabanze bigere kure iyo ikibisha ngo yego abantu bambonye ngo nambaye ubusa ngo basoye mu nzu ngo mu buceceka ntazajye umuntu bivuga burya reka nkubwe Yesu ntabwo yaza Yesu aza bagushyize hanze Yesu yaza bakwirukanye ku kazi Yesu yaza divorce yakomanze yageze ku rugi Yesu yaza umuntu yapfakaye niko kandi Yesu akagira gute akaza ngo yajya ngo abantu banze bagira gute birundanye begerane bahagera bose n'abacukuzi ubu tugira abacukuzi mu matorero bihutira gucukura habe no gutegeza bati ati turamukize n'abacukuzi bari baje bati rero twaguze isanduku dore nakenda ko gushyiraho ngaka umwana kuvugenda burya nyuma yaho usangahe umwana yari yarangiye kana guturana n'umurambo ejo ni isabato twacukuye twarangije n'ibiki ariko ngo aza ari kumwe na Yesu icyama abakristo ibibazo bafite bakaba ari kumwe na Yesu kuko ari igihe dushaka kugenza ugasanga ubwo Yesu yarigendeye birashoboka Yesu yigeze avuga ngo nimushaka kwiteka bigishoboka ko abonwa Yesu 55:6 ni mu mwambaza akiri bugufi hari igihe Imana iva mu mwana ikagira gute ikagenda umuntu agasigara avuga ubutumwa aririmba akora imirimo mu rusengero ariko Imana yaragize gute tuzakigaruka ubutasi ko mwatubwize iki cyo tuzakigaruka ubutaha yazanye na Yesu mu bibazo byose umuntu yaba afite Yesu muri kumwe haleluya binyibukije ijambo muzasoma muri Bibiliya ngo Yesu abwira abigishwa ngo bikire mu bwato bagende ariko ngo ahita we yiryamira ko yarananiwe ngo ariryamira ndetse yisegura iki umusego arasinzira
amazi ababera amazi, umurabo babera umurabo. Ariko Yesu aragiye ngo nawe yarari muri ubwo bwato agize gute? Asinziriye cyane. Birashoboka ko umuntu yagera ibibazo umuntu akabivamo, agatabaruka amahoro, akabona Imana, akongera akavuga Imana bundi bushya atariyanduje ngo agwe. Uyu muzehe yageze mu rugo rwe ari kumwe na Yesu. Abantu bose ngo bari bicaye bamwitegereje, bamubonye babatese wa mugabo we. Uyu mugabo uri kumujyana, wamuruje kare umubwira ikibazo ufite. Yesu ntiyaza, akomeza kwiyumvira ubuhamya, twumviza amakuru yanyu ibyo mwiriwemo. None umwana yanogonotse mu masaha 3, ubuze amasaha ya saa 9. Mbabwiye ko isaha ya saa 9 Imana yikoramwe cyane nubwo nandi ikora. Ubaye amasaha uyu mugabo uri kumujyana he? Yesu ngo aragenda aba ngo uwo mwana mwamuryamishije he? Ngo aranje basanga umwana bamworoshe, byarangiye basigaje kumutera bagashyira mu isanduku. Hari igihe biba bigeze kuri finali, ubona ibintu byarangiye, ubuzima bwarangiye. Ngaho Yesu agira gute? Aza. Ngo aranje ngo Yesu ngo aravuga ngo gakobwa tarisa 10. Ntabwo yavuze ibintu byinshi, ibi dufata bira byo gusenga duhonda ku mitwe y'abareka. Nta nubwo yamukozeho, yahagaze mu nguni nkaravuga ngo gakobwa tarisa 10. Ngo bisobanura ngo gakobwa agira gute? Byuka. Haleluya. Amen. Ako kanya ngo ababyeyi bagaze batereka natwe turebe uyu muhungu. Ngo bagiye kubona babona umwana agize gute? Aregutse. Nyina ati ntibishoboka. N'abasaza bari bapimye ngo ari naho bakora mu kwahwa, ari naho bakora mu mitsi hehe, bati twari twapimye uyu mwana yari yapfuye. Ubwo hanze induru n'induru babateto barajya hese ku mwana byarangiye, twapimye byarangiye. Nashaka kugira ngo mbwira abantu ngo mu cyapa cyo gutegereza Yesu, kwa Yesu ntabwo birangira. Yesu yaravuze ngo ntabwo abantu bigeze kumenya cyangwa kumvisha amatwi no kurebesha amaso indi Mana igira ikimarira abayitegereza. Haleluya. Ntayo nta yindi uretse Imana twiringiye ab'Isirayeli. Nta yindi uretse Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Niyo Mana umuntu areba bikemera, niyo Mana umuntu atega amatwi bikemera, niyo Mana umuntu abwira ibintu bikagira gute? Bikemera. Hano rero biriya tubwiye ngo umwana arahaguruka, nyina biramurenga. Hari ibintu Imana ikora ku munota wa nyuma bikabarenga. Haleluya. Hari ibintu Imana ikora bikarenga. Hari ibintu Imana ikora bikarenga. Nyina ngo agira ngo Yesu hari ibyo akoze, ati ntibishoboka, uyu mwana nivangirwa se ni umudayimoni, ibi ni ibiki? Yesu aravuga ngo uyu mwana kuva yarwara yarashonje, kugira ngo umenye ko imbaraga z'Imana zikora. Iyo Yesu yaje amenye ikibanza, aba ngo uwo mwana mubyeyi mufata umugaburire. Ntabwo ibara abadayimoni ibisabazimu. Imana isubije umwana wawe ubuzima. Haleluya. Amen. Ngo baramufata umwana bagira gute? Baramugaburira. Nyina abona umwana agize gute? Arariye. Imana ishimwe cyane. Turi gusatira umusozo. Babona arariye. Yesu ngo amufata akaboko na nyina, baramusaba muri rya teraniro mu bibuke. Babacukuzi abaje gushinyagura batumwana ko yari ikinege se ntapfuye, tuzarebaho bazavana uwundi. Reka mbabwire, Yesu asubizaho ubuzima bw'abantu bari barabuze. Yesu yaduhaye ubuzima. Yesu yaduhaye ubuzima twari twarabuze. Yesu aho twamumenye atanga ubuzima. Ngo baramufata muri iryo teraniro riri hanze ryari ryiteguye kujya gushyingura. Yesu afata umwana araza muri rya teraniro na nyina waravuga ngo muhereza abantu bagende bamusuhuza. Hari n'abatinye kumukuraho, ariko babonye umwana azenguruka agenda asuhuza abantu barumirwa. Ariko iri teraniro ndabibutsa ko ryarimo abafarisayo n'abasadukayo batemeraga imirimo ya Yesu. Ngo bahindura imvugo baravuga ngo uyu mwana ntabwo yari yapfuye neza, ntabwo ibintu bishoboka, ntabwo uyu Yesu ari umuzuye. Nimuza gusoma Bibiliya muzasanga mu gice cyakurikiyeho ari cyo Yesu kwa Lazaro bamutumyeho. Baba ngo Lazaro ukunda, banakongeraho baba ngo Lazaro ukunda yararwaye, Yesu abatoke nimba arwaye azakira. Yesu yikomereza imirimo. Bamutuma ati nyamara Lazaro ararembye, kubera ko bari barahinyuye imirimo ya Yesu kuri uyu mwana mama. Byatumye Yesu aceceka kongera gusubira muri bo. Lazaro ngo arapfa, bandi babatoke birarangiye. Wa mugabo twizeraga witwa Yesu nababwe ngo ari ibintu Yesu yemera ko bipfa, ariko azi icyo azagira gute, icyo azakora. Imana ishimwe. Ngo ku munsi wa kane abwira abigishwa ati tugende i Betaniya. Bati reka ibintu byabaye i Betaniya turiyo, na wa mungu witwa Lazaro akarwara, bakaduhuruza ntujyeyo, umugabo akageza ubwapfa. Ibyo urimo kutubwira ni ibiki ubu twahinguka? Abati muze tugende.
murabizi ukuntu yagezeyo barashikiwe baraza bati yuba hano umungu ya nshuti yawe ntabwo umusaza wacu aba yarapfuye birakomera bagira ubwoba ariko Yesu arabati ni mwizera murabona ubwiza bw'iki bw'Imana tukubwira abantu kuri icyapa cyitwa gutegereza hari ibyashaje hari ibyarangiye hari ibyapfuye upfa ko warabwiye Yesu mbere byanze bikunze Yesu azagira gute Yesu azaza ariko ngo aranje bati mwamushyinguye he babataranuka wikwirirwa ujyayo hari igihe umukristo ageramo ibintu bikanuka ibintu bikaba bibi ariko hanyuma y'ibyo bintu byanutse Yesu agira gute araza twaramubonye Yesu araza mama Yesu araza ngo arangije ngo aragenda bava ngo nimuvaneho igitare hari igihe abantu bagushyingura hari igihe abantu bagushyira mu kantu bagashyiraho n'igitare baramushyinguye ngo bashyiraho n'igitare barapfuka bahomesha n'ubushishi ariko ngo arangije ngo arahamagara aravuga ngo Lazaro kanguka ngo witwa Lazaro agira gute arakanguka nta yindi mana igira ikimara abantu bagira gute bayitegereza Imana ibahe umugisha ndagira ngo dusenge mu kanya mbere yo gusenga reka mbanze nkubaze ikibazo kimwe cyangwa bibiri kugira ngo ufashe abantu bari gudukurikira kumva rino somo neza yego hari abantu bavuga ngo ibi bintu by'abarokore ni igipindi yego twakuze basokuruza bavuga ngo Yesu araje yego turategereza turakura turashaka turabyara abana bacu nabo bari gusaza yego Kristo ataraza yego ese koko amugani si igipindi cy'abarokore cyangwa ni ukwirema agatima mu bibazo barimo kugira ngo wenda basunike iminsi abo bantu babwira iki aba nicyo twababwira ubundi wenda twavuga ku mpanda eshatu nuvuga ngo abantu bavuga ngo basogokuru bavutse bavuga ngo Yesu araje ntiyaza ahubwo kuri bo impanda ya mbere ubundi ni urupfu abo bose babivuga Zaburi ya 90 umurongo wa 10 aba ngo imyaka yo kubaho y'umuntu ni imyaka 70 yakabye ikaba 80 ngo ariko iyo myaka yose iba yuzuye miruho n'imibabaro muzayisoma iyo Zaburi ni kwivuga ngo kuko ushira vuba natwe tukaba tugurutse ahubwo birayo ntabwo ivuga gupfa ivuga kuguruka nuvuga ngo iyo myaka ibamwe imibabaro nubwo umusaza yayirenza akazageza 90 nubwo yageze 100 burya yapfuye impanda ya mbere iya Yesu warumbajije burya kuri we impanda ya mbere ibibaye nta kujya kurwana n'akawunga nta kurwana n'umuceri nta kurwana n'ubuzima nta kurwana n'ubugari biba birangiye impanda ya kabiri azategereza izaza byanze bikunze ni impanda ya Kristo Yesu izagira gute izavuga Bibiri twereka ko abapfuye bazagira gute bazazuka n'abazaba bariho muri icyo gihe bakagira gute bagahindurwa ahubwo wambaza ngo umuntu umaze imyaka 600 reka tuvuge bitako turi muri 2022 ariko hari indi myaka yagiye ibaho mbere yagiyeho n'ababo Nebukadinezare mu gihe cya ba Mose izo zose zari inguma zibe byagiye bibaho kugeza uyu munsi nta nubwo bavuga umubare w'imyaka imaze isi bayeho n'umuntu abayeho ariko icyo nashaka kujya ngo mubwire uwo muntu uvuga ayo magambo umuntu uzazuka yaramaze imyaka 600 yarapfuye ntabwo azazuka avuga ngo Yesu yatinze kuvuza impanda azamera nk'uko mukanya se ntabwo tugiye kuryama iyo umuntu aryamye kurya usinzira ibibazo byose bigaceceka ibibazo wari ufite mu bwonko ari ukurira abana ari iby'ubuzima byose bigaceceka uzarebe iyo ukangutse ntabwo ibyo bintu bikangukiramo bishatse kuba ko umuntu umaze imyaka nishaka 100 yarapfuye mu gihe cy'umuzuko nazuka ntabwo azava ngo Yesu yari yaratinze bizamera nk'uko turyama mu gihe tukagira gute tugakanguka byanze bikunze rero impanda izagira gute izavuga ikimenyetso kibigaragaza nuko ibintu Yesu yavuze bijyanye n'impanda uyu munsi tubiremo icyambere nikubwire yavuze ko hazabaho inzara irahari cyane ntayihari ugereranije ubuzima wakuriyemo wari uzi imbere n'uyu munsi ni kimwe yavuze ko hazabaho indwara zidakira zirahari birahari tureke na sida ubu haje covid ejo twari turimo tuba mu ngo imyaka hafi ngahe 2 ubu haje Ebola uri kuyumva nk'abanyamakuru nta kuntu utayumva ubu hirya na za Uganda ari intara zari zimaze iminsi zifunze abantu ubuzima bwarahagaze ibimenyetso Yesu yavuze ngo hazabaho ibishyitsi hirya no hino ku isi hazabaho intambara n'imuha zazo uyu munsi ku isi hari intambara zirahari ndetse zinafatika zite isi yose uyu munsi ubiri mu ntambara isi yose hafi ya yose nahitari abantu bafite impuha z'iki z'intambara no hirya yacu hirya muri Kongo umva ibintu birimo kubera hazaba
ndakivuga ngo iki mu Kinyarwanda hazaba intambara zishingiye ku moko n'amadini kurobanura amoko intambara z'amoko bagazata abantu ntabwo tubashaka muri iki gihugu ibyo ntabyo wumva birahari ibyo rero ni ibimenyetso bigaragaza ko impanda ya Kristo izagira gute izavuga byanze bikunze ubu turayitegereje impanda ya Kristo izagira gute izavuga mbaze ikintu hanyuma hari gutegereza Yesu yego ariko nanone twabonye ko bisaba no kwizera yego nifuzaga ko wenda ari igihe uzatwigisha ku kintu bita kwizera ukatwigisha kwizera abantu bakumva kwizera uko ariko ko nimba numvishe neza inyigisho uriya muntu kumva yuko yizeye yategereje Yesu yapfuye ariko akaguma icyo ni ukwizera gukomeye yego kumva ngo Aburahamu Imana iramubwiye ngo sohoka muri iki gihugu uve mu nzu y'iwanyu no mu bwoko bw'iwanyu ugene mu gihugu nzakwereka etakimwereka yego uko ni ukwizera kandi agahaguruka ese umuntu yakora iki kugira ngo yubake kwizera ko nubwo utarabyigisha mu buryo burambuye kwizera ndetse nano twakuvuze nk'uko wabivuze uyu mugabo yategereje Yesu kandi bamubwiye ko yapfushije aremera kuba mu iteraniro uyu mudamu yizeye Yesu ava ngo nubwo nta mukora ngo musuhuze ariko nimbyigana nkakora ku ncunda z'umwenda we byanze bikunze icyago mfite ndagira gute kirakira kwizera ni ikintu umuntu asaba Imana muri we akumva ko yizeye Imana uwitwa Yobu tuzakivuga ubushize ukuntu Yobu ukuntu Yobu yari yizeye Imana akorera Imana aba mu buzima bwo gutunganya iby'urugo rwe by'Imana ariko akaza kuza ibigeragezo kuri Yobu ariko Yobu yajya gushaka Imana ngo inavuga Imana igaceceka iba bakristo tumenyere ngo Imana ngo igihe cyose iravuga Imana ntabwo ari radio wayishaka wajya no gusenga Imana igaceceka ariko yarumvise ibyo wagize gute ibyo wavuze kwizera rero n'ukwizera nagwaye urugero mu cyigisho naba ngo umwana asabye ikintu ubwo yasaba marete yo kujyana ku ishuri agasanga umunsi nafite amafaranga nakwibagirwa ko umwana wanjye yasabye marete iryo umuntu ari kubajije Imana ugomba kwizera ko ari umubyeyi icyambere Imana ni data wa twese ntabwo Imana ari y'idini runaka Imana ni data ubwo rero watubanje mu kindi Imana ni data wa twese ugomba kwizera byanze bikunze ko Imana iriho kandi gore abagize gute abayija ni nako Yesaya yatubwiye ko dutangira aba nguhere kera nabwo abantu bigeze kumenya no kumvisha amatwi no kurebesha amaso indi Mana igira ikimarira abantu bayitegereza amen numva nakomeza ariko kubw'igihe dufite reka duse nk'abakorozingira ahangaha cyangwa se gufungira ahangaha ariko hariho umuntu ushaka kumva ino nyigisho wigishije akavuga ati uyu muntu namukore kugira ngo noneho abimbwire neza turi kumwe cyangwa se ku murongo tuvugana kugira ngo tumuhe telefone icyo ubasha gutanga wowe icyo dutanga ni telefone ni 0788 655 556 52 tigukuramo 81 ugashyiraho 2 uwo ni Karenzi Milton hanyuma ndagushimiye kuba witabiriye ubutumire bwa Philadelphia kandi ukatubera imfurukaza nubwo imvura yari iguye ariko hari indirimbo twaririmbye ngo haba mu mvura haba mu ntambara ibyo byose ni ibintu tuba twaririmbye ubwo ni umurimo wo kwizera kandi ubushyize mu bikorwa icyo wavuze turasoza dusengera aba bantu si cyo washatse gusaba buriya urasoza usenga ariko nari nkiri kugushimira hanyuma ikindi inyigisho za Philadelphia no gukomeza muzisange kuri YouTube mukore subscribe musharinga kugira ngo nabandi babashe kuzubona kandi nawe nimba ari igitekerezo wumva ufite cyangwa se hari icyo wumva nawe twakumva kivuye muri wowe wandike message muri comment aho ngaho kuri YouTube tuzazisoma twumve none abakunzi bacu none nico bari kudusaba nimba indi nyigisho wumva ko Karenzi azatwigisha nayo twandikire tubwire uti turadusabye uzadusabire Karenzi Milton azatwigisha no kuri ibi ngibi dusoze usongera abantu abimva barihebye ariko bagiye bashaka gutegereza Kristo abumva kwizera kwari gucogoye abo bose turabashyize imbere kugira ngo Imana igire ikibakoraho karibu reka dusenge Imana dusengera aba bantu bari bacitse intege abantu babonaga ubuzima bubarangiriyeho abantu babonaga ubuzima bwanze abantu bumvaga bagomba kurekura Yesu kugira ngo babesheho ubuzima basubire mu byaha abantu tugiye kubasenya tubabwira ngo komeza utegereze Imana muri iki cyigisho kuri yicanira ijambo numara kuryumva ufate ku Imana uyikomeze nyuma y'ibintu uzatanga ubuhamya nkuko ababyeyi b'uyu mwana batanze ubuhamya uzatanga ubuhamya nkuko uyu
umugore wari urwaye indwara yo kuva imyaka 12 yatanze ubuhamya. Uzatanga ubuhamya nk'uko kwa Lazaro nabo batanze ubuhamya bari kumwe na Lazaro amaze iminsi ine yaranutse, Yesu yaze yambuzura, inkuru igakwira isi yose n'uyu munsi Lazaro akaba kivugwa. Wikwigirira nabi byanze bikunze Yesu azagira gute? Yesu azaza. Reka tugusengere, Imana igufashe kandi gukomeze. Mwami Yesu turagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza waruduhaye wo kuvuga ijambo ryawe. Tukweretse bashiki bacu, tukweretse abasore, tukweretse abamama, tukweretse abagabo, abasaza n'abakecuru, ibyiciro byose, abari hano mu Rwanda n'abari hanze, babonaga ubuzima bwanze, babonaga ibintu byarapfuye, babonaga nta garuriro. Data muri iri jambo urababwiye ngo nibonge bakugarukeho, nibonge bakugiriye icyizere, nubwo hari ibyangiritse, nubwo hari ibyapfuye, ariko umunsi waje mu rugo rwa bene data byanze bikunze uzabizura, akazi kapfuye, ababirukanwe mu kazi byanze bikunze nuhagera, iri jambo kuva ribagezeho uzaza kandi uzabajya neza, turabyizeye. Bazatanga ubuhamya haba mu nsengero basengeramo, haba mu biriza, haba mu mizigi, abantu bazatanga ubuhamya kubwira ijambo baba ngo Imana twumvise ijambo, twongera duyisubira imbere, turongera turayinginga, Imana ikora imirimo. Turakwinze rero kugira ngo ubwoko bwawe bugarukeho, wongeye ugire abantu neza, wongeye wumve ijwi ryabo no kwinginga kwabo. Tubisabye twizeye ko hari icyo ukoze muri iri jambo, mu izina rya Kristo Yesu. Amena, amena, amena. Imana ibamugisha. Dusoje dushimira abantu bose badukurikiranye, haba amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, ndetse n'inshuti zacu zo muri diaspora nazo turazishimira ko bakurikiranye kino kiganiro. Inyigisho ya Karenzi Milton yakigishe mwayumvise, hari aho yavuze ngo aho Kristo ari haba umubyigano. Hari umubyigano w'ibyiza, hari umubyigano w'amahoro, hari umubyigano w'ibyishimo n'ubuhamya byose. Kandi wongere ubake kwizera kwawe, nk'uko ijambo ritubwira muri mu Baroma 10 uzamutse kuri 13 cyangwa 14, haravuga ngo kwizera kuzana no kumva, kandi kumva ijambo ry'Imana. Ukomeze wumve ijambo ry'Imana, ukomeze usenge, hanyuma Imana izagukorera ibitangaza. Murakoze, Imana ibamugisha. Imana ibamugisha.